umukobwa iteka abagusuzuma ubuzima bwe bwose wameze nk'uri gusuzuma umuhungu uburyo mubanyemo amagambo akubwira kugira ngo arebe ibintu wakwihanganira by'amakosa ye akora. Wumve hari ibintu akora akana kwifungana kugira ngo agusuzuma arebe wamwihanganira bingana iki, kugira ngo arebe imbaraga gufiteho. Urugero, umukobwa ashobora kwivumbura akisararanga akakwereka ko utamufata neza cyangwa se utamuha keya neza, cyangwa akajya kuguserereza utuntu, cyangwa se akajya kwereka ko hari ibintu utamukorera byinshi abandi bakorerwa b'abakobwa, hari amatelefoni impano utamuha n'ibiki utamwitaho n'ibindi byinshi cyane. Ibyo bintu rero byose uko kuntu umukobwa bari kugenda yisararanga kandi wowe urabibona ko atari byo, ari kugufata nabi bitanyuze mu mucyo, utwo tuntu twose agenda akora yasohotse, uyaza wamubaza ngo yarari hehe akahita nakuboroka akubwira ati ndi kumwe n'inshuti zanjye nimba utabyumva bireke, abagiraga gusuzuma reba ibintu wakwihanganira kuri we mbega utuntu nk'utwo. None yamaze kubona uri kugenda umuha imbaraga nyinshi ukabwira ati sawa nta kibazo, nibyo ugenda umwereka ko wamwihanganira cyane, uba uri kugenda umuha imbaraga nyinshi agufiteho. Ibyo byose kandi ngo abagabo biterwa nuko ufite ubwoba ko umukobwa narabikwereka akakwereka ko umubuze nyine ushobora kumubura bitewe n'utwo tuntu ukomeje kugenda umwereka nyine tutari twiza kuri we. Icyo gihe rero abagabo bakunze kwereka abakobwa ko bafite ubwoba bwo kumubura. Ibyo ngibyo rero imbaraga zose ubuzimuhaye uba umweretse ko ufite ubwoba bwo kumubura bigatuma azajya akora ibyo yishakiye byose. Icyo gihe rero umukobwa ahita akuburira icyubahiro. Ibyo bintu ntabwo babikunda. Umukobwa iyo akora amakosa ukayihanganira ngo nuko ufite ubwoba bwo kumubura, watangira kumuhana umwereka amakosa ye akakwivumbura ukajya kwinginga kandi ari we wakoze amakosa, icyo gihe uri kumuha imbaraga uri no kumwereka ko umubuze wapfa. Ibyo bintu bituma umukobwa gusuzugura akabona ko nta n'umugabo buryo ukurimo, nubwo atabikwereka akakwereka muri ako kanya ko ari weho umwana mwiza, ababibona ko nta mugabo ukurimo. Nimba hari ikintu cya mbere umugabo agomba kwirinda ni uguha izo mbaraga zose uwo mukobwa cyangwa uwo mugore. Ni bibi cyane. Ubundi umukobwa ugomba kumwereka ko umukunda unamwubaha, nawe akagukunda akanakubaha. Ibirenze aho ngaho rero uba ugomba kuguma mu mwanya w'imbaraga, ari wowe ufite ijambo rimwereka ko mu gihe iyo myizerere yo kubahana no gukundana washaka kuyirengaho yitwaje ko ngo akwereka ko umukeneye cyane umubuze wapfa, icyo gihe aba yasuzuguye za mbaraga, aba yamaze kugusuzugura nubwo bakikubona nk'umugabo, aba yarengereye. Mu gihe rero umukobwa yarengereye cyangwa yakoze ayo makosa yose, uba ugomba kumwicaza ukamubwira ati rero biriya bintu ukora ntabwo ari byo, wanengushye, ibyo bya bindi byose nakubwiye nyine yikoresha agira ngo agukange cyangwa se ya makosa akora akanivumbura kugira ngo umwinginge, ntabwo ari byo. Nimba ikosa ribaye uri umugabo nyamugabo cyangwa umusore nyamusore, mwicaza ubwire ngo iri ni ikosa sinkeneye kongera kubibona. Mu gihe abirenzeho caho ugenda, ikosa rimwereka uko riri. Wera uyu munsi unamubwire ngo iryo kosa sinkeneye kongera uribona, ninongera kuribona nzakora iki, nzagenda cyangwa uzagenda. Ababizi yicara bizi kandi ubikore koko. Kandi ibyo bintu ntabwo ugomba kubikora urwana cyangwa ushwana cyangwa ubwira umukobwa nabi, ni bibi cyane. Mwicaze ubimuganiriza uri seri, ubwira ati ibi bintu ni bibi, sinkeneye kongera kubibona, mu ijwi rituje nk'umuntu uri pose, udafite ibisazi mu mutwe, utababaye cyane, utayagaye. Ugomba kubimubwira uri umuntu utuje, akabona ko wanabitekerejeho. Buriya uvuze ibintu uri gutonga nawe umutuka umubwira nabi ushaka kurwana, abona ko wari uko warakaye wataye umutwe. Ariko iyo ubwiye umuntu utuje abona ko ibyo bintu wabifatiye igihe ukabitekereza, ukamwereka ibintu akora bitakunezeza, bya bindi nyine abashaka gukora, agashaka kukwereka ko abifitiye uburenganzira kandi atari byo. Ibyo ngibyo icyo gihe ikintu wakora uhita ucaho ukagenda ukamwereka ko udakeneye no kuzongera kumubona cyangwa kumumwumva, kubera ko yarenze ku mahame cyangwa se amategeko wamuhaye cyangwa se ubwumvikane buri hagati yanyu. Mbega akabona ko imyitwarire ye mibi itagomba kugutera ubwoba bwo kumubura, ahubwo igomba gutuma umubura akagenda, kuko nta muntu w'umugabo ugomba gutorera imyitwarire mibi. Tujye ku cya gatandatu.